aho iminsi iri kubura kugira ngo igare ritangire Tour du Rwanda ubu noneho yagabanutse ni 3 waramutse neza titi bakuzamurira mikoro waramutse neza ni 3 iri kubura ubwo ni kwa 4 kwa 5 kwa 6 kuko iyo warangiye uburyo wagezemo warangiye ndetse na nyirizina ureba ubundi bavuga ko ngo ari umunsi wo gupfa no gukira. Hanyuma mu gihe habura iyo minsi mike rero mood imeze gute imyiteguro wenda reka duhera ngo mood ndaza kwibaza nyuma imyiteguro muri rusange irarimbanyije ihagaze neza nicyo umuntu yavuga. Tour du Rwanda itegurwa umwaka wose ntabwo itegurwa icyumweru cya nyuma kuko kugeza ubu ngubu navuga ngo buri kintu cyose gisabwa cya Tour du Rwanda cyose cyarakozwe. Imyenda abakinnyi bazambara no kuvuga ngo abatsinze bizashyirwa ku mamodoka byose akenshi navuga ngo abakinnyi bazajya baba aho abakinnyi bazajya baba byose biba byararangiye. Impamvu kenshi biba byararangiye nuko hari itsinda rishinzwe gutegura ibyo bintu ni ukuvuga ngo umwaka wose batekereza Tour du Rwanda gusa navuga ngo nacyo bahemberwa. Iyo umuntu akora icyo kintu kimwe bitandukanye no kuba wenda ahandi umuntu avuga ngo wenda ngo ndi SG wa federasiyo ndaza gutegura shampiyona ndagira gute, akenshi usanga abantu muri federasiyo icyo bashinzwe Tour du Rwanda reka mbivuge ngo ni nk'ikigo gishamikiye kuri federasiyo ku buryo muri amafaranga ajya kuri konti ya federasiyo. Ubwo icyo niba patari asigaje ni ugusinya no kureba niba kujya asinyira rukuri ariko ntabwo ari ukujya kureba kwandika ibyo ari buze gusinyira. Icyo gihe urumva ko mu by'ukuri akazi ni gake ku buryo gakorwa navuga ngo mu gihe nyacyo. Kugeza ubu rero mu by'ukuri ibintu byose byararangiye kubitegura. Kuvuga ko byarangiye nuko kugeza ubu ngubu navuga ngo hafi 50% by'abakinnyi baturuka hanze bose uyu munsi kuwa 3 benshi barabagize mu Rwanda, nubwo ku munsi w'ejo numva hari amakipe ashobora gukora nk'atatu azajya, ariko kugeza ubu ikipe ya Protac yo muri Afurika y'Epfo yageze iri Musanze maze y'icyumweru kuva ku cyumweru. Direct Energy iri Mirabanyarutarama nayo yahageze kuwa mbere. Ikipe ya BNB irazi uyu munsi niba nibuka neza yobowe na Pierrora, navuga ngo ni amakipe akomeye. Ikipe ya nyuma ifite akazi gakomeye cyane ni ikipe yitwa Team Medellin ubu niba nibeshye bashobora kuba kujya ku kibuga cy'indege cya Bogota, baraza guhaguruka Bogota uyu munsi kwa 3 muri Colombia. Bambwiraga bafite urugendo rurerure cyane urumva bazaguka muri Colombia baci Burayi bagende bamanuke bazagiye Kigali kwa 5. So niho navuga ngo bafite urugendo rurerure bari buze no gusa nk'abatinda kuko abandi wenda bazagera mu minsi ya nyuma ni umugande Charles Kagimu, Salim Kipembo yo muri Kenya. Abo ngo banza no gufata iyoroshye n'isa imwe bakaba ari i Kigali. Urumva ko ntabwo bigoye. Nekeza ko no gutinda kuza nta kwikimatiza bakeneye kuko bisa nk'aho ubuzima ari bimwe. Nk'aba Faransa none abanyageza nk'ama post bagiye bashyira kuri za social media bagati dogire 21 ati wow kuko mu by'ukuri ejo bundi barakinaga muri Tour des Alpes bagera hagati bakabanza gakora urubura abantu bagacaho. Urumva ko mu by'ukuri izo condition ntabwo ziba ari nziza, aho umukinnyi usanga mu by'ukuri atangira isiganwa agakina mu kanya kambara twatunzwe ku maboko mu kanya akashyiramo umupira. Urumva ko ngo babigoye bitandukanye nangaha ibyo wabyambara haguye imvura gusa. Ejo haje ikintu cyabaye nka bombe muri izi nkuru zijyanye na Tour du Rwanda. Umwe mu baterankunga bakuru Skol ava mu irushanwa avuga ati ntabwo nkigaragaye nk'umufatanyabikorwa w'irushanwa. Ntabwo ibi bintu biza guhungabanya Tour du Rwanda titi? Ntabwo byabura kuko nubwo ryaba bushyiramo igiceri kimwe, icyo giceri kimwe ikintu kiba gikora guhungabana, ariko ntabwo ndibuze kubivuga ngo Tour du Rwanda ntiri bubi kuko burya Charles de Gaulle perezida w'Ubufaransa yigeze kuvuga muri 40 na kangahe avuga ngo kuri iyi si kugeza ubu nta kintu dufite cyahagarika Tour de France uretse intambara y'isi, kuko mu ntambara y'isi bari nibwo Tour de France itabaye. Buriya ni mpamvu wabonye habaye intambara ikomeye ndetse na leta y'Ubufaransa ikabishyiramo umwaka ushize Tour de France ikaba kuko iriya ni brand y'igihugu. Malgré Covid yari imeze nabi binabaye yaba umunsi umwe ariko bikajya biboneka ngo Tour yarabaye ko ntiyarangira ariko Tour ikaba. So ntekereza ko ibyabaye byose muri uno mwaka hakozwe froze kugira ngo Tour du Rwanda kuko kutaba ku isiganwa ari kubaka cyangwa se kuzamuka umunsi ku munsi iyo usibye season imwe ushobora no gusanga abantu bakwibagiwe. Abantu babifashe nk'ikinego kuri komite itegura iyi Tour du Rwanda bavuga bati ni gute komite yategura ikora n'abaterankunga umuterankunga akabaca muri humye ku minsi 3 ya nyuma y'irushanwa kandi hari abayigiye cya presentation ya Tour du Rwanda abaterankunga baramurikwa byose nk'uko bisanzwe. Ferwasiyo ihagaze kuri ruhande muri iki kibazo. Reka dukubite iki ku mpande zombi.
nk'uko organization wenda ushobora kubashinja ati kuki byageze ku munsi habura iminsi 3 kugira ngo aribwo bize kuba byamenyekanye. Wenda nabonye mu itangazo ryasohotse ryabashe kujya hanze ryo wasesha amasezerano avuga ko ibiganiro byakomezaga. Ubwo wenda ibiganiro byakomeje kujya ku munsi wa nyuma habura 3 bari bwo bihagarara. Iryo rya bikosa ry'umuntu yo gutuma ibiganiro bigiye icyo gihe. Reka njye ku rundi ruhande. Ikosa mu rundi ruhande baravuga ngo ntago abafana kuza covid ntabwo yaje ntabwo yaje ejo. Covid yaje mu kwezi kwa 3 umwaka ushize. Presentation ya Tour du Rwanda mu kwa 11. Iyo uza kuba reka nende gukoresha munenge gukoresha iyo uza kuba mu by'ukuri ubibona kuko twese turabona aho byajyaga wari muri presentation kwa 11 bari bwikure muri Tour. Icyo gihe ukavuga ko yaragifite icyizere yuko wenda hari abafana bake bashobora kuzaba bari ku ntuza. Tour yagomba kuba mu kwa 2. Ikindi ngo n'ingane keshema kuko tureke kuri tsinda ni Skol uyu nanjye ntabwo iri mu makampani muri ibi bya covid yinje amafaranga menshi kandi ntabwo ariko we sindemeranya na Mugaragaro sindemeranya nawe yo iri kureba uburyo izacuruza muri iki gihe abafana bataza kubikubwira ntabwo nyine cyane kukubwira yinjije amafaranga menshi kandi turi mu bya covid harimo aho ibicuruzwa byabo byinshi bicururizwa hatarimo harakora so ngo hari strategy zindi bakoresha ku buryo ki izo amafaranga yinjira ariyo mpamvu no muri Tour du Rwanda naho izo strategy ari gukoresha no muri Tour du Rwanda kuri finish n'abafana bahari nabaza nka Ferguson ubundi Skol nimba barekore giye bakoze presentation nuvuga ngo yari yararangije gukora commitment kizaba ari sponsor. So iyo yararangije gukora commitment rero habari na contract zasinywe habari n'amafaranga arangije gutangwa. So kugira ngo ivuge ngo rero ivuyemo isivamo kuri rushanwa wenda ngewe natekerezaga ko yakabaye ivamo nyuma y'irushanwa wenda ku marushanwa yandi ariko kuri iri deja uhita se muri yama reka mitamo mumunganira hari inyungu zikatira ziki mu maseze usomye ibaruwa Skol Tour du Rwanda ni isoko bacururizamo inzoga ariko ntabwo ntekereza gusinzi kontra yabo nge ndagenda yakora analize zanjye kontra yabo harimo yuko hari branding bahabwa bavuze ko abafana batazaza hari mayo jaune mayo yatsinze icyo gihe rero bavuga uti niba nabaga miliyoni 10 ngenda baza nsanga ibi nibi wenda nzabaha ingibi ahubwo rimwe na rimwe uzana ku meza wenda ukareba niba ahubwo no kwita rimwe na rimwe hakunshaka kuba ati ko mbona ibintu biri kuba bimeze nk'ibyaga muri Rayon Sport icyo gihe ntabwo yaba organisateur atari we kibazo ahubwo ikibazo kikaba kiri kundi muntu uko burya rimwe na rimwe hari igihe abantu tujya kubw'amateka yacu kuko hazazo nta muntu ubuhazi. I don't understand yuko ukuntu umusponsor ikibazo ni timing ku munsi wa gatatu kuko namushaka kumbwira mbere yo kurushanwa riyo iyo barangije gukora presentation iyo presentation yakozwe amafaranga hari kontra hari n'amafaranga ugomba kuba yaratanzwe kuko budget preparation ya Ferguson iyi budget ya Skol yari irimo urugero niba kugeza uyu munsi ni byiza arimo arabisobanura mayo y'umuntu tuvuge niba ufite mayo ya etape mayo etape ikorwa kwa 6 ubu nise kuva ko gutaruka ubwo bizagenda gute ntekereza ko mazaretse niyo mayo ya etape hari amafaranga kuko ntabwo irimo hariya just for fun hari amafaranga igomba guha Ferguson nayo ariko nayo hari inyungu yayikurikiranye ariko mu kwa 11 commitment yakoze ntabwo mubwira ngo twakoze commitment uyu munsi ariko tuzabishyura dukurikije uko bizagenda tuvuye muri lockdown y'amezi 3 murayibuka iya mbere yo mu kwa mbere burya agiye mvuga ko itari yari rock ntabwo yari down cyane nkuko ngo ku buryo igihe uvuga uti ngende byabaye hari uko ibi turi kuvuga mu kwa 5 byakumye ko byabaye mu kwa 2 buriya mu kwa 11 wibonaga neza ko mu mezi 3 ari imbere nta mufana uzaba uhari nuvuga ngo bya binazwi ko Tour nta bafana bazaba hari ikintu gihari rero iyi timing niteje ikibazo ku ruhande ikintu gihari ubwo inyungu nyinshi kubera tunagiye ku byo Moses aravuga ku masezerano bijyanye nuko Skol igihe timing ikoreye urumva ko hari inyungu ziza kujya kuri Ferguson biciye ariko
mu manza muri bwa nyine nicyo nanjye kwibaza ku kanunu ku makuru mu kabuta hari kontratake izaba ku ruhande rwa ibihano bigomba kubaho kugeza reka aho ngaho nifate nta makuru mafiteho ariko nta kuntu byabura impamvu bitabura ni uko hari ibyangiritse kayishema rero bibaye byiza mwadufasha gushaka abantu muri ferwasi n'abantu muri sikoro bakadusobanurira kuri kino kintu kuko abanyarwanda ndishoba yuko abantu benshi bagize shoke cyangwa kabiri ntabwo basobanukiwe icy'ingenzi ni uko bitaza kubuza irushanwa kuba ntekereza ko wenda ku ruhande rwanjye sintekereza ko mu mwanya turu di rwanda ferwasi bagashyize imbaraga ngo kujya gusobanura byaki ahubwo bagashyize imbaraga kugira ngo abakinnyi baze umukinnyi yamwakiye ku kibuga aje neza irushanwa ribe kuko ibindi noneho bizakorwa inyuma success ya turu di rwanda ireterekana ko burya nta finance ijyana na success hari impamvu zihari ziri ku ruhande abantu batamenye amasegonda make cyane mutanga sikoro yifuje ko uko igira ijambo ari nabyo byatumye yari yaratinze kongera amasezerano na Rayon Sport uko yagiraga ijambo muri ishaka kugira ijambo muri Rayon Sport ariko igira ijambo muri Tour du Rwanda sikoro ifite ikipe yitwa Saka sikoro yifuje ko muri timu Rwanda sikoro yagiramo abakinnyi benshi kugira ngo n'amasezerano akomeze ibyo ngibyo ferwasi irabyanga niyo mpamvu ayo ni amakuru agenda ayo ni amakuru andi yanabava ku mpande yatumye isikoro aya masezerano ishobora kuba yayahagaritse uko biri kose titi mu masegonda make cyane uko byagenda kose Tour du Rwanda izaba kandi igenda gahunda ni arena irwamagana kandi ku cyumweru mpaka irushanwa rishojwe nta kibazo kuri televiziyo Rwanda etape ya mbere zakurikira kuri radiyo Rwanda live ku cyumweru murakoze cyane rero titi icy'ingenzi ni uko marigre ibyo bibazo bitandukanye biri kuzamo ku munota nyuma bitazabuza irushanwa riratera ishema u Rwanda ko irushanwa rikurikiranwa cyane ku ruhando mpuzamahanga rizagenda neza rikaba mu gihe kidasanzwe cya covid kandi bikarangira neza.